izina ry'Imana muri no minsi nsigaye mbona ubwiza bwawe bigatuma nibagirwa n'inkuru nari ngiye kuvuga. Ujye umbwira shu, ujye umbwira nta kibazo, ujye umbwira. Gusa nyine sheri, murabona muri no minsi Gihoza amaze iminsi aza kuryamana na boss. Kuryamana? Na boss wanjye. Kuryamana? Gihozo na boss wawe kuryamana? Gihoza na boss wanjye ari ejo bundi hashize neretse kumva barimo baragundagurana muri mu cyumba nibereye muri salo. Gusa nyine nanjye byaranunguye. Uretse gato. None se kuryamana? Musasanzwe baryamana? Sheri nawe usigaye ugira inkuru mimbana ahari. Ntabwo ari mimbano. Ako sheri mfite n'amakuru. Mfite amakuru yuko Ihoza ashaka kuzamurya imitungo ye yose akayirangiza. Ubizi ute? Amakuru mba nyumva arimo arayaganira na Kakarumuna. Banyumva hari igihe kaza kavuye ku ishuri bumva barimo baravuga ahantu bavuye, ahantu nyine baba, amakuru yose mba narayakuriye. Gusa hose ntabwo ari umuntu mwiza. Ese sho ntuzajya wowe ugira utuntu twinshi kuri Gihozo mbwira nta kibazo. Nta kibazo ntabwo nakanga ko nawe ubundi gatwe kubitindaho ibyo ngibyo ntabwo ibyo bibaho urukundo rwacu. Gusa nyuzamo nk'umusheri wawe utume menya ibintu byose. Ntajye ko ndiredera nta na kamwe kancika. Rero ugomba kujya ubura update turi twose, ariko tukeza no ku rukundo rwacu ko nirwo rwa mbere, ibyo bikaza nyuma. Urabizi ko twemerana tukanapanga kandi tuzaduhura ibyo waduhurira ahangaha tumeze nk'abishe. Umukobwa ngukumbuye bati kanze murebe mba neza guhumeka byana bati ntago nahaca. Hari n'aga surprise nshaka kuzakwereka muri no minsi. Sawa bagiye.